ngo hari bitaravuzwe ku gitero cya FARDC na FDLR ku Rwanda M23 yaburijemo. Twagiye ngo mbere gato y'uko u Rwanda rwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma z'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza CHOGM, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'umutwe wa FDLR bashatse gutera u Rwanda ngo badobye iyi nama, gusa uwo mugambi urapfuba. uwo nama kuri butasi Babu abazanye. Yego, Babu nawe ntabwo woroshye. Ni inama yabaye mbere y'amezi make u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifitanye bitangiye kurebana y'ingwe bijyanye n'ibirego by'uko u Rwanda rufasha M23 Kinshasa yari imaze igihe irushinzwe. Yari bimaze igihe se. Amakuru byumve neza. CHOGM yabaye muhe mwaka? yabaye 2022. Sinakunya na kabiri. 22 M23 yari yaramaze kuza. Yaje mu mpeshyi hari uwo mwaka. Yego. Kandi kiza Kinshasa yahise itangira kureba yingwe u Rwanda. Amakuru rero ku rundi ruhande avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize igitekerezo cyo gutera u Rwanda mu mpera z'umwaka 2021 ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakusanyaga abasirikare bakuru mu ngabo ze ababaza icyakorwa kugira ngo azamura igikundiro muri rubanda. Urumva ikintu cyari kigambiriwe cyane ko yari agiye kwinjira mu mwaka umuganisha ku matora. Baramubwira bati igikundiro kirava ku gutera Rwanda. Ni nabyo yagiye avuga yiyamamaza ati njyewe datera ibintu z'ukuntu bigiye kuba byo. Buriya ni nayo mpamvu bavuga ko manipulation muri Kongo iyo ababwiye ibintu byo gutera u Rwanda bamukomera amashyi. Ariko Kongomani bafite akazi. Narakubwiye ngo bafite akanzika gaturuka hari kuri bya bindi Viateur ajya tubwira birimo na za Kitona. Abaturage ba Kongo bo n'abasirikare bawo urumva barambwiye bati rero ubwo gahunda ni nta yindi tera u Rwanda. Nutera bari bamwoheje we. Ngo bivugwa ko urumva ari umuntu gushuka. Ubundi ibi ngibi wabibaza Bosiko ni ubivuga neza cyane. Reka mugushakire none dufite gahunda. Ngo bivugwa ko ubwo yahuraga n'abo basirikare ndetse no mu zindi nzego nkuru z'igihugu bari bamwijeje gufata u Rwanda mu gihe kitageze ku mezi 5. Ndetse byibura ibice bimwe na bimwe by'u Rwanda bikaba byamaze gufatwa mu gihe rwarimo rwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo muri Commonwealth CHOGM. Nicyo cyagitero cyo mu kintu cy'ubwo muri icyo gihe ingabo zari mu burasirazuba bwa Kongo zahise zongerwa. Waramutse hagurwa n'ibikuru ngo nkosore mbere na mbere yuko ngusuza nkosore Samu amaze Ubwongereza bugira mu Rwanda niba amasezerano yabo yaranze icyo cyari igice cy'amasezerano niba byaranze ntabwo Ubwongereza bwigeze bugura mu Rwanda. None se iriya nzu ntiyubatswe n'amafaranga yabo? yari inkunga yari yasabwe cyangwa bari bari mu nyungu zabo mu gihe cyose bagiye gushora umushinga ahantu bikanga bikakunanira. Ubwo bibazwa aho wari wagiye gushinga umushinga cyangwa ibyo nibyo twabaza abahanga nkamwe. Njye mba numva ushobora gutwara ibyo wari ugezeho muri uwo mushinga byawe ugatwara utwa ukigeneye umushinga uranariye. Ariko wibuke neza yuko Ubwongereza bufite icyo bwa prospectingzemo n'u Rwanda rukagira icyo prospectingamo. So kuva aho ngaho rero uwananiwe yarananiwe aragenda, uwasigaye asigarana ibyo bari bagezeho. Niba jewe nawe twavuganye jye na Shadaraki ngo tugure imodoka sibyo tujye dukora ubutaximen warangiza wowe jewe nawe tugafatanya kugura amapine tutaragura imodoka wowe ugahita ubivamo ukavuga uti bitazashoboka tubireke urumva bimfasha aho ngo aya mapine ntabwo gwe kuyakoresha. Niyo mpamvu nge na Samu twanzuye ngo kereka tubonye uko amasezerano yari yanditse wabona baba baranditse bati iyo bipfiriye hagati buri wese atwara ibye cyangwa turagabana tukaringa. Bipfiriye hagati ntabwo byari birimo, bari bakoze umushinga amasezerano ntabyo gupfa bari bashyizemo. Kandi ibi ngibi ni ibiza babyita ibiza ubundi byabaye mu Bwongereza. No kuvuga ngo kandi ikindi cya kabiri ese uyu mushinga ubundi 100% wari ufitiye inyungu nde? Wari ufitiye Abongereza inyungu. Niyo mpamvu rero batanareba ngo bavuge ngo mbese ngo
ngo ntibigera gutya ngo nibigenda gutya ngo mwebwe muzaduha iki tuzabaha iki kandi muri kudusaba Bega has no choice. So niba Bega amusabye atagira amahitamo rero waraje dukorana umushinga irananirana uragenda ugiye rero u Rwanda ubwo ngubwo rwavuga ngo noneho rero ngo nimukureho inzu ngo munaturihe ngo ibyatsi byahoze ngo mwongere mubizane bya bindi byahoze aho twubatse aya mazu musubizeho ibya ngo umukecuru umuntu bitaga Nyabwangu ni mu migani y'Abanyarwanda yaragiye asanga umukecuru yishima mu mutwe ati umukecuru ufashe gushima mu mutwe ati fasha se mwana wanjye aramushima imisatsi irapfuka ipfutse turantereraho umusatsi Nyabwangu ari yakundaga ibintu byo gufasha ahura n'undi uri guhinga akantu guharura urabizi Nyabwangu nagufashije guharura mukecuru ati waba umbyaye mwana wawe abafashe isuka araharuye akamaze umukecuru none se mwana ukamaze ariho nirirwaga ariho noteraga akazuba ati none ukaba ukamaze ushatse ko mpfa noneho nishwe no kwigunga mwana toya ntabwo nshatse kupfa ati nsubirizaho ubwatsi rero ntari bumeze nabo rero niba bazi ko ibyabo bipfuye aho byari bigereye niba ari inzu 100 zari zubatse niba ari inzu miliyoni ubwo nyine ni benefit y'uwo bakoranye kuko we yavuye mu masezerano nibo bayavuyemo nibo bayishe reka twumve niba na Majabo mubyemeranya Majabo nawe nuko ubyemera Poste waramutse Waramutse neza Shadra ibintu tubigarutse ariko ntabwo turi bubitindeho nuko gusa boss ko ari kutubwira ngo turi kubeshya twebwe twayobewe ibyari byo hubwo ntago ari no kubeshya kundi ziriya nzu zari zimaze kugera hariya muri ano masezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza buriya zirabizande ninde uzifiteho ububasha no kuzikontorora mu buryo bumwe cyangwa ubundi by'ukuri inzu bazubakaga bari kuzubakisha bagira ngo bazazishyiremo bimukira bazaza mu Rwanda none amasezerano avuga ko uriya minisitiri w'Ubwongereza icyo kintu cyavuyeho ntabimukira bazohereza mu Rwanda ziriya nzu rero ikibazo cyazo mu by'ukuri stile ziri mu maboko y'u Rwanda ejo ngira ngo twari twabivuzeho turi kuvuga ngo ninde uhombye ninde wungutse ninde wungukiye muri ibi bintu dusanga u Rwanda nta kintu ruhombye kubera ko muri miliyoni 300 bagomba kubona zirenga I think ko 200 bazibahaye arasigaye zigera mu 100 so ni ukuvuga ngo igihara ahangaha inzu ziri ku butaka bw'u Rwanda byanga bikunda Abanyarwanda nibo bazi icyo zizakora by'umwihariko abayobozi kuko ziharubatswe ntibare ahubwo icyo numvishe ngewe kuri ijwi rya Amerika ni BBC bavuga ko harimo izitaruzura nyinshi numvaga n'abaturage barimo kuvuga ngo yego noneho barabahutse ngo byabafashije gutera kwiteza imbere ngo none ubwo batakije abanyamahanga batakije akazi kagiye guhagarara abaturage bagera mu 2,000 babonye imirimo kubera uyu mushinga wari uhari rero n'iz'Abanyarwanda nicyo zizakora tuzakibona ntabwo Abongereza aribo bazaza kujera ibyo ziranzu zizakora nakubwiye ngo barahombye cyane icyo bagiye kurwana nacyo no kugira ngo niryo iyo miliyoni 100 zari zisigaye bataza kuzitanga ariko ibijyanye n'uzamanaginga inzu byanga bikunda n'Abanyarwanda ntabwo ari Abongereza icyo gihe nabivugaho reka njyewe nanjye mbabwire ubwo ni ubusesenguzi bwanyu njyewe reka mbabwire
ubusesenguzi bwanjye kuri iyi ngingo ni uko twategereza tukazumva ibyo ari byo, kuko ndibaza ko Ubwongereza bushobora kuvuga buti izo nzu inyungu izazivamo ni iyacu, kuko n'ubundi nitwe zari gufasha wenda for example, cyangwa bakanawohereza nayo mafaranga yari asigaye, amafaranga akarangira ariko bakajya boherezamo abantu babo bashaka ko baturamo, bakaba wenda ari bo bavuga bati abo ni babemo aho ngaho, wowe Rwanda ngaho bafate nk'aho ari abimukira nubwo atari bo. Ndumva byose bishoboka kuko izo nzu kereka tumenya ibiri mu masezerano, ariko ubundi izo nzu kuhita tuvuga ni iz'u Rwanda, ndumva twaba tubihuta. Shadra, ukuri kubivuga ntabwo bibaho, ntabwo abongereza leta y'Ubwongereza yavuga ngo zino nzu tuzatwoherezamo abantu uko dushaka kuko ni izacu. Ntabwo tuzi wenda uko amasezerano yanditse nk'uko ubivuze, ariko mu busesenguzi bwawe igitekerezo cyawe wowe uri kucyumva, biragoye ko umuntu leta yo mu kindi gihugu yavuga, kuko icya mbere cy'u Rwanda rujya gufata bajya gusinya amasezerano n'abongereza, ntabwo abongereza byari bibareba byo kuvuga ngo hari inzu zihari zigiye kubakwa. Icyo babonye ni ukuvuga ngo aba bantu bazabona aho baba nibagera mu Rwanda. Ibyo bindi none barababwiye se ngo tuzabanza tuyo kubaka, ariko ako kantu uvuze kanyunguye ubwenge umugani, ibyo kuva hari bwubakwe ntabwo by'abongereza babizi, ni amafaranga yo kwitegura abantu gusa. Ubwo rero ahubwo nanjye ngarutse gatoya, bo bashobora kuvuga bati abantu witeguraga naba, bagahereza u Rwanda abantu bati ita kuri aba bantu nk'uko wari kwita ku mpunzi bikoreraho. Icyo ubwo u Rwanda ntirushobora gufata abantu batari abimukira, ntibishoboka, kuko mu masezerano yabo bavuga ko ari ukwakira impunzi. None se bazagenda bazana batari impunzi? Ikindi ntabwo abongereza bazababwira ngo nimufata arega ibyo ngibyo wenda ni imagination yacu, ariko dushyize muri logique, ntabwo abongereza bashinzwe kumenya ngo abanyarwanda bubatse amazu mashya ngo ni amazu ngo twe turi gushyiramo, ibyo ntabwo bibareba. Yari amafaranga yo kwita kuri abo bantu, bakaza bakabaho neza, n'icyo gihugu cy'u Rwanda ntikihure n'umutwaro, ntikigire mbese abo bantu ntibabangamire u Rwanda muri make, baba umutwaro, baba umuzigo, nta kindi. Niyo mpamvu mbabwira ngo kuba u Rwanda rwarifashe rukubaka izo nzu, ntabwo ibyo biri mu bireba Ubwongereza. No, ariko uyu mugabo ni umuhanga. Sam ni umuhanga cyane. Ibi bintu mbwiye ndumva binyuze, ndumva mbaye convince uvuga n'abongereza bahombye. Hari umuntu wajyaga avuga ni harya nibarafira ngo si uguhomba no guhombana. Byarangiye bahombye, kuko ntabwo bazazana abandi zinze kuzana abasaza se bari gusaza bo mu Bwongereza baze gusazira mu Rwanda se, ngo nta kintu na kimwe bari kuramura hano. Icyo bagomba kuramura ni izo miliyoni 100 bagomba kuzatanga umwaka utaha, nizo bari buramure wenda basinyura ayo masezerano. U Rwanda ni rwanga se kuyasinyura, ubundi si uburyo ibihugu binabamo, ahubwo nibyo Bosco yari ari kuvuga, uburyo ibihugu bibanamo, ubundi ni ngombwa ko untegeka gusinyura ibyo twasinye, nshobora no kubyanga. U Rwanda ubwo rukajya ruyabishyuza ruti muzane n'andi mwari mwaravuze, kuko hari ibyo mwatumye dukora bitari biri muri plani zacu. Byose biterwa na clause iri muri ya masezerano style, nibyo twahoze tuvuga. Yewe ndumva ari gutyo nabisobanura Shadra, naho ubundi uwahombye arumvikana, n'urucabana n'ungutse nawe arumvikana. Ndumva ari ikintu cyo nabivugaho, n'urucabana niba mwajya ku yindi ngingo. Twari turi ku ngingo rero y'ukuntu burya ngo hari umugambi waje gupfuba, upfubijwe na M23. Ubundi mbahamagaye shishi itabona kubera Sam ari bumbwiye ati zana Bosco ni uri budusobanurire neza. Hari ukuntu ngo burya bari bapanze gahunda yo gutera u Rwanda mbere yuko Cogamu iba, ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije na FDLR, hanyuma ngo birangira M23 abaye ariyo ibitambika, ituma uwo mugambi utageraho. Samu yaragikomeza rekagenda basomera, ubwo turagenda tuvuga ku ngingo ku yindi uko agenda asoma. Warugeze he Samu? Naringeze ahangaha bavuga ko ngo kurundi ruhande ubwo nyine avuga ko ngo RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize igitekerezo cyo gutera u Rwanda
mu mpera z'umwaka wa 2021 ubwo perezida Tshisekedi yakusanyaga abasirikare bakuru mu ngabo ze ababaza icyakorwa kugira ngo azamure igikundiro muri rubanda, cyane ko yari agiye kwinjira mu mwaka umuganisha ku matora. Bivugwa ko ubwo yahuraga n'abo basirikare hano gato ukiri hano, reka twumve ko abagabo baza guhuza nanjye kuri cya gitekerezo navuze. Faustin, nge navuze nti impamvu igikundiro kiwe gituruka ku gutera u Rwanda, donc igikundiro cye mu baturage gituruka ku kuba yababwira ko cyangwa yashyira mu bikorwa gahunda yo gutera u Rwanda, nuko abakongomani bafite inzika u Rwanda ikomoka kuri za operasiyo zirimo na Kitona. Nkemubona ari iki gituma abakongomani bumva mu matwi yabo ibibaryoheye ari uko u Rwanda rwakubitwa na Kongo? Ubajije ngewe cyangwa ubajije wowe? Reka bari wowe ubanza, Bosco araza akonkiriwe. Subiramo ikibazo neza kuko kuvuga ni iki gituma abakongomani, abanyekongo bakwishima cyane babonye umutegetsi ushyira mu bikorwa gahunda yo gutera u Rwanda? sawa, ntacyo reka nkivuyeho. Ngovuga ngo ntaho bitangiye n'ibyo umuvandimwe Sam yaragiye kuvuga. Ni ukuvuga ngo niba mubyibuka neza, muribuka ikintu cya mbere cyahaye Tshisekedi amajwi ni amagambo yo gutera u Rwanda, yagera mu bijyanye no kugira ngo yagera ku bijyanye na u Rwanda na Kongo, ati ngewe rwose nzarasa i Kigali nibereye mu rugo, ati abaturage bakoma amashyi bati rwose ngaho se ni wowe perezida dushaka. Mbese ngira ngo niyo mwarabikurikiye, abantu benshi bavuze ko ikintu cyahaye Tshisekedi amajwi ni ari amagambo yari afite acyaye cyane, awiyumva ko abaturage baratungurwa kumva hari umuperezida wabo ushobora gukura amagambo mu kanwa ke akavuga ko ashobora kwigabiza u Rwanda akarutera, kandi akarutera noneho yibereye Kinshasa. Byarabatunguye cyane abaturage bo muri Kongo. Kuva leta Kongo yabaho nta muperezida n'umwe wari warigeze akinisha ijambo ryo kuvuga ngo yatera u Rwanda. Niho haje za Mwendres Karmushe, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose byabaga ari ibyo kugira ngo Tshisekedi gusa aryoshye igiparu, ashimisha abaturage, bamutore. aho ndi ni ukubera iki bibashimisha? Kuki bibashimisha iyo bumvishe guterwa k'u Rwanda? Reka nkikubwire. Intambara zose zabaye muri Kongo kuva muri za 1996 na 7 gutyo, abakongomani, umuyobozi wese w'igihugu wajyagaho yajyaga yavugaga u Rwanda. Ikindi, intambara zakundaga guturuka mu Rwanda cyangwa mu Rwanda na Uganda, intambara zo muri Kongo. Noneho abaturage, buriya abaturage ni abantu nabo bazi ubwenge, bazi kureba, barabibaza batari ko kuki intambara buri gihe zaturukaga. Ariko u Rwanda mu by'ukuri kuba ziriya ntambara zagiye ziba wenda rukazigaragaramo, abenshi bo biyibagizaga icyo u Rwanda rwabaga rugiye gukora muri Kongo. Rwabaga ruri kwirwanaho, ari FDLR zari zicitse amenyo amaso zishaka kugaruka gutera u Rwanda. Abanyarwanda rero kuko abanyarwanda bo babikubwira bati igihugu cyacu ni gitoya, ntabwo twarwanira muri saro ngo tujye kubitana, tujye kumena amasafuriya n'ibiki, tuzajya dusanga bafite ahanini espace nini yo kurwaniramo, turwanira iyo. Rero abanyarwanda basanga iyo bakajya kubirangirizayo. Ubwo ndavuga ibya kera. Abakongomani rero barabizi icyo kintu, baragifite mu mutwe wabo ko kuva bo babaho Kongo yitwa Kongo, nta mukongomani uragerageza gufata na santimetero y'u Rwanda cyangwa ngo aharase.
ntabwo birabaho. Rero kumva hari umuyobozi w'igihugu cya Kongo ushobora kuvuga ati ngewe noneho nzafata Kigali, Kagame azarara mu myobo, icyo gihe nzaharasa, Kagame ajye kurara mu ishyamba, ntabwo azarariwe icyo gihe nimparasa, umuturage abenshi baba bazi ko ari byo. Twumvaga ko Kisekedi ibyo ari kuvuga ari byo, ati dufite intwaro, tumeze neza, cya gihugu kizwiho iyo kurwana cyatuzengereje mu myaka yashize, mu by'ukuri natwe dufite ubushobozi noneho bwo kuba uyu munsi wa none twabarasa turi mu rugo. Niyo mpamvu bumvaga ari ibintu bidashoboka, ari ibintu bise by'igitangaza, bumvaga bagomba gutuza bakayoborwa n'u Rwanda, bisanga babonye umuntu babwira ati nanjye u Rwanda rubakura hejuru, u Rwanda noneho ndarubakiza, kuko bazi ko mu ntambara zose barwanye nta santimetero n'imwe bo bigeze bafata y'u Rwanda. Ubwo ndavuga abakongomani muri rusange. Niyo mpamvu uwo muturage wa Kongo yumvise hari umubwira ati uretse na santimetero tuzafata Kigali, ngaho nawe bazi uko yabyumva, ahita yumva ko ari ibintu. Yes, avuga ati tuzaguhundagazaho amajwi yose, ariko yarababeshyaga, yabarushije ubwenge. None ko yatowe se yigeze arasa n'isasu na rimwe se? Arabizi. Kisekedi ni umunyapolitike, ni umuntu mukuru, ni umuyobozi. Kuba umuntu ari perezida ntabwo ayobewe ubwenge. Icyo yashakaga ni amajwi yarayabonye. Abantu benshi murabizi ukuntu bahise bavuga ngo Kisekedi ngo aho yamereye gutora ngo yahinduye ngo imvugo, ngo yoroshya imvugo, ngo ageze aho ngo aravuga ngo noneho ngo nshobora kuganira, ngo birashoboka. Kandi kera murabizi yavugaga ko azaganira na Kagame, Imana ngo iri kubacira urubanza mu ijuru. Ndaje tubigereho n'ubu ngubu hari ukuntu ari gukora ibiganiro, yagaruka akavuga ntabyo yagiyemo. Reka manze numve na Bosco niba agira icyo ambwira kuri iyi ngingo. Ndabaza ngo ese abakongomani, Bosco, abakongomani nyuma y'uko babonye ko Tshisekedi ababwiye ibyo bintu bumvishe bishoboka? Yego, kuko Faustin aratubwira ati bashaka umuntu wabakura hejuru, u Rwanda rwabanesheje inshuro nyinshi, none kuri iyi nshuro Tshisekedi yari abibabwiye. Buriya mu mitwe yabo koko bari ku rwego rwo kumva ko bishoboka ko hari umuperezida babona watera u Rwanda? Arakoze Shadaraki. Areka nshimire n'uyu mugabo wanje gushyiraho komenti yiwe. Arakoze cyane, ariko jyewe ndaza kubivuga mu buryo busa n'uburi butandukane n'ibyo ngibyo ho gake. Yego, abakongomani bari uretse na Gisekedi n'abandi bari mu ofisi hariya muri Kongo, umuntu wese waba yarigeze ageraho ofisi, ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu batwigisha byitwa ngo nationalist. Ibyo bita nationalist na buri mukongomani wese arabizi. Ni ibiki? Baracyaba mu kintu cy'ubukoroni. Ni ukumva ko ari bo bakwiye kuba badominatinga mu karere, uko ari banini ku gihugu cyacu, tukaba ari natwe tudominatinga, ari twebwe tuvuga ari kijyana, ariko dukanga Afurika. Ntekereza ko niba ngibi mwese mwafashwe n'uburwayi bwo kuvuga ngo Kongo ngo ufite imitungo ngo itagera ahandi hose, ari uwari bwayibone muri mwe. Ujya kuvuga imitungo y'umuntu ubundi ubanza kureba ibyo yagezeho. Wavuga uti Shadaraki afite imitungo iyi n'iyi, afite imodoka kuko wayibonye, ariko apana ko runaka yamamaje akakubwira. Kuko ntekereza ko n'uvugana n'abanyarwanda bari barahungiye mu Uganda, bababwiraga ko u Rwanda ari igihugu kirimo amata n'ubuki. Hari umuntu wancekeje, umwe arambwira ati buriya mbere yuko duhunguka jye numvaga nabonye bavuga ngo dushorere inka, ndavuga ese inka turajyana iziki? Ati numvaga mu bintu twajyana, najyana ibyatsi, nkajyana n'ibiko byo kujya tuyora ubwo buki. Impamvu mbihereye aha hose rero ni ukukumenyesha ko na biriya byo kwirirwa bamamaza Kongo nifite gold, Kongo nifite, nta kuntu waturana n'umuntu urumva Shadaraki ngo niba unywa amazi ashiriza amenyo, we amenyo yabe mazima, ntabwo bita uwo ni umutungo bamusangiye. Amazi
umutungo wamusangiye. Nta kuntu wambwira ngo Kongo hari ikintu ifite Uburundi budafite, u Rwanda rudafite, Uganda idafite, South Sudan idafite, Central Africa idafite. Impamvu bivugwa kuri Kongo na Central Africa ni iyihe? Central Africa yo nuko yo yemeraga kubitanga nyine bikagenda, ntabwo yigeze ibaho. Ubu nibwo Central Africa iri kujya yatangira kubaho niba izabishobora. So Kongo rero iyo superiority ibikeneye, buri munyekongo wese yumva ko Kongo aricyo gihugu gikwiye kuba igihangange. Nicyo cyateye Gisekedi, uko ukicara muri ofisi nabikubwiye, ukijya muri ofisi iyo ariyo yose y'ubuyobozi, mu ndahiro ugira no mu bintu ubwirwa harimo ko ugomba guharanira ko kuba umunationaliste, ko Kongo ariyo iza mbere, Kongo first. Bikaba ari ibintu kandi buri muntu wese, buri mwenegihugu yumva arwaye. Ni gute twaba Kongo yaba ariyo ibiri imbere? U Rwanda rero rw'uyu munsi, impamvu ubona ari rwo ruza nk'ikibazo, ruza ruyirusha izo mbaraga. Wi-Fi ndi kure yayo itaba riri guteza ikibazo. Ruza ruyirusha imbaraga. Nabwira abantu ariko kujya kuri BNDM News ndabona bari kumbwira ko hariyo amakuru ya updates y'ibiriyo. U Rwanda rw'uyu munsi ruza rurusha ya Kongo imbaraga. Icyo ni igikwazo kigomba gukurwaho na buri mukongomani wese ari ubonera ujye kubona ukabona babwira umuntu bati uri umunyekongo by'ukuri, icara tukwigishe Kongo kubura umunyekongo ni gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya. Ari wagiye ubonera abantu benshi bagenda, none se nta bantu bo muri Kongo b'abanyekongo muzi bafatanyaga na P5 mu guhirika amabasi muri Nyungwe? Barimo mu Minembwe, barimo n'ahandi. Erega na biriya by'imyigaragambyo yabaye mu Kiziba, harimo abanyekongo bari babiteje, bari kuvuga ngo berekane ko u Rwanda ufite imbaraga ki mu nkambi, ufite imbaraga, wadufasha kwerekana ko u Rwanda rutagira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Gumura bene wanyu bagumuke, ahasigaye bica abapolisi. Kwica umupolisi niyo waba uri he, niyo waba uri muri Amerika ukamutunga mu icyuma utanakimuteye, ni isasu. Ariko kuko ari umunyafurika mwica abapolisi, nimubarambira baragira aho babica. Ibyo byose ni ya nationaliste. So Gisekedi rero nk'umuntu washakaga amajwi kuvuga ngo nakora iki, dufite umwanzi, ubu dufite umuntu utari kwemera kuyoboka. Uwo nguwo ni u Rwanda, avuga ko ari ushaka gutera. Mbivuge cyangwa mbikora? N'ababirigi rero bahita bemeza Gisekedi ko agomba gutera u Rwanda, agomba gukansoringa amasezerano yose yari afite, kuko ubundi iyo Gisekedi waza yarazi ko aje kubaka Kongo, gukorera Kongo. Ngira ngo mwabonye uburyo yabanje gushaka ububanyi n'amahanga, iki n'iki, akagira amasezerano yo guteza Kongo imbere pe. Amasezerano nyayo yo guteza Kongo imbere, amasezerano y'ubufatanye na za Rwanda y'abafungura y'imiryango, ibintu byinshi byo iterambere arabijyamo neza. Abigiyemo neza, ariko abo babirigi inyungu zabo zari zigiye kononekara, kuko buri Bubirigi bwo butunzwe na Kongo 100%. Buracyari igikongo rega, nubwo bashyizeho ibendera ntabwo byavuye ko ari Kongo mbirigi, iracyari Kongo mbirigi. Na Gisekedi wibuke ko ari umuhungu w'Ububirigi. Nta n'umuntu wemerewe kuba perezida muri Kongo afite ubwenegihugu bubiri uretse we. Kada ese umugani ubwo hari icyo tutumvamo. Rero barababwira bati rero mwarutera mukarurasa. Barateye, yegeranyije FDLR, akoresha Kirimwami. Kirimwami niwe wakusanyije FDLR zose za Nyatura, izo fata tugende byose ararundanya, baraza. Baje ntabwo baje batunguye M23 aho yari yibereye muri Sabyinyo. Ariko ingabo ziyiguyeho kandi ziri mu mundo wo kurwana, ziri kwa divasinga.
ariko ndumva ibyo ngiye kuvuga hari n'undi wabivuze ntizere ko nta ese ubundi ubwo hari ibanga ririmo, hari uwambwiye ngo njye mbibika nk'ibyo ra ntawe numva nta banga ririmo. nta banga ririmo n'ubundi ni inkuru iri ku kinyamakuru Bwiza twabimenye mwarabimenye. baba baguye muri M23 itari ifite gahunda iyo ari yo yose yo kurwana nabo, ifite intumwa Kinshasa ziri mu mishyikirano. Iyo ikibabona yaravuze ati turatewe. nibyo Urumva OP ni observation post. Ikintu cya mbere ikora ni ukureplyinga no gutayarisha abari inyuma. Ikibabona rero OP ikibabona yagiye kwaratinga abari inyuma yabo nk'abasore bari mu ishyamba, abagiye guharatinga kubwira abagenzi babo gukaba indake, abandi babarasaho kugira ngo batekinge kava byibura bikuza ube gukomeza kwihuta, nabo bagiye gukaba indake zabo. Intambara yirirwa, intambara iraba irasutama, bararwana. M23 yicamo ngira ngo abageze kuri 27 ifatamo abandi. Abifashe isanga na FDLR b'Abanyarwanda. Mbese mwebwe muduteye mudushaka iki? Bati burya twigiraga mu Rwanda ntago ari mwe twashaka. Ariko tayari barabatatanije, basubiye inyuma. Noneho FDLR nabo bari bamaze kumenya uwo bari kurasana se cyangwa bari bazi ko ari u Rwanda rwageze aho ngaho? Amasasu yabaye, amasasu yarashwe, habaye kurasana, ibyo kumenya ngo ninde uturashe barabimenya nyuma. Ibyo biraza kuza nyuma, nta communication bari bafitanye. Nta communication bari babaye kurasana. Hanyuma abo bafashe bahise babohereza iwabo, bati mutahe mujyi wanyu, mujye ku mutobo iwanyu, muve mu ntambara, mutuvire mu gihugu, natwe nimwe mutubangamiye, mutahe. Babohereza iwabo. Urumva afite uko bavuganye n'igihugu bari kuboherezamo kugira ngo bagereyo bari safe. Barazicyura za FDLR, ziragenda zijya i Rwanda iwabo, barazakira zijya Mutobo. FDLR itibwira Gisegeti iti rero ahantu watwohereje mu nzira harimo imbogamizi. Ya General Makenga. Ati umuntu udafite abasirikare, umuntu udafite n'abasirikare 1000 abarasati. Mugende mu muce hejuru nawe. Kandi ngo Gisegedi yari yohereje 15,000. Mugende mugere mute mu muce hejuru 15,000, ariko urumva ko bitagendera rimwe. Ni abari tayari, n'abari bari prepared. Ubwo habaho byitwa Divance Pata niyo yabagisha. Noneho bananirwa bari bakaza kubaha umusada no kubukora evacuation. Aribwo bahise babwira ababo bari bari Kinshasa kwambuka bagaca za Congo Brazzaville bakagarukana Uganda bagatahuka. Bari baragiye mu mishyikirano, bagiye kubashaka mu hoteli babagamo, basanga hoteli irabahamagara, ariko bivuye ko barasanye kandi akaba ari nta communication yindi yakozwe kubabwira bati abo bantu nimwongere no kubarasa, kuko bari mu mishyikirano na leta. Nyuma bagarutse nanone M23 basanga nayo yamaze kuba ready. Noneho readiness yayo yabaye high, ibarasa nabi kurusha cyagiye cya mbere. N'ubundi abifashira bohereza, ariko ihita na advance. Noneho ihita iva mu birunga, iravuga bashaka kuturimburira hano. Kugeza ubwo bo bamenye ko bari koherezwaho FDLR ngo ibarimbure, ibajijishije ko atari bigendereye. Bahita bava mu birunga bamanuka barasana. Nibwo barashe Kirimwami abonye bagiye kumukura muri Runyoni, atangira kubombarida mu Kinigi, ngira ngo mwaranabibonye. Yego, barasa mu Kinigi, bica abaturage, bicamwe abakecuru n'abandi bacika amaguru. Kirimwami uriya wabikoze. Rero M23 nayo
kuko yari iri aho ngaho nyine yari itegereje kugira ngo yaraharatinze abantu bayo iti tugiye kujya muri leta turi mu biganiro. Yahise ibwira buri wese wari uri tayari kuza ngo bakomeze urugendo rwabo rwo kugira ngo bagarure amahoro. Urumva abasore bose bavuka muri kariya gace bari tayari aho bari bagiye bari hose, yewe natwe twari hano twari tayari ko tugomba kugenda tugaherekeza abavandimwe bajya kugarura amahoro mu gace tugatahuka. Abo basore bose rero bacyumva ko FDLR ari yigabye igitero kuri AFC kuri M23, bahise bahaguruka baragenda. Ni ukuvuga ngo intambara yo gukuramo Bunagana M23 yari imaze kwiyubaka, imaze kurenga 3,000. Abantu yarazi batarigeze ku 1,000, bari bamaze kurenga 3,000. Intambara yo gukuramo Rucuru bari bamaze kurenga 5,000. Ubwo uko rero akomeza yirega ko biyongera ko bagiye kuko ntabwo we nubwo ariko urumva ko nubwo icyo gitero cyaguye muri M23 ntabwo ari cyari kigendereye cyari by'impanuka, ariko asanga nawe bamukuriyemo bantu adakeneye. Baraba bamukuriyemo abantu batageze ku 1,000. Nuko rero noneho we rero ahita yumva imbaraga zabo, abantu narinzi, abantu twavuganaga, imbaraga zabo ziyongera gute buri munsi ku buryo aribo bari kumpangayikishiriza ingabo. Erega ni accusation zavuye zitangira kwacuzinga u Rwanda rubirimo. Ariko Gisegeti n'abandi nkubwiye intandaro ntabwo ari ukuvuga ngo barakubiswe, kuko bakubita Mobutu yari Mobutu, yego Mobutu kumukuraho byabazaniye nabo rega, nubwo mu bijyanye na mu byo baba bashaka wenda bya superiority mu karere baba bavuga bati umuntu wigeze kuduhindurira ubutegetsi aracyaturusha imbaraga, ariko nanone ntabwo Mobutu nabo bari bakimukunze. Ikiri ahubwo ni twayobora dute, kuko Ububiligi nibwo bukibayobora, ni nabwo bugikoresha abakozi babo. Ahubwo bumva twabona dute imbaraga zo kukontrolinga Afrika yose, aka gace turimo. So ni muri urwo rwego Gisekedi rero yahawe nyine izo nama zo gutera u Rwanda kugira ngo yongere abone manda yindi. Ariko ntekereza ko ubu ngubu icyo yavuga noneho abigaruye, icyo yavuga cyose niyo yavuga ati u Rwanda rwomeka kuri Kongo nk'uko nabyo ajya bishyiramo, wamutora none baba babizi yuko babeshya. Ubu nabo baba babizi yuko babeshya. So ndumva inkuru dushimire Bosco, ya nkuru wari uri kuvunika kuyisoma Samu arayitubariye, ayibaze neza kugira ngo dutinde mu magambo, ariko nuko byagenze. Ubwo iby'iki gitero tumenye ibyacyo, hanyuma tuhite tujya ku yindi ngingo twari turi kuvuga, ariko n'ubundi tukiri aho mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru yindi dufite imbere yacu, sinzi umuntu uri kujya akora muri Hoparere hari bikivanga ukuntu, ariko ndumva bituje. Inkuru itubwira yuko ku bijyanye na bya biganiro byabaga hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, ni ukuvuga minisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, bayisoje bashyize ahagaragara bimwe mu byavugiwe muri iriya nama, ariko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baracyavuga ko ibyavugiwemo biri gutangazwa atari byo. Reka bari ko bivuga, kuko niko urebye mu itangazo ryabo bari kuvuga. Nka hano ndabona hari aho uyu ni Muyaya, reka bisome hano. Kinshasa iravuga yuko yo itigeze yemeranya n'u Rwanda kuri bya biganiro. Ndabona ari bimwe by'ejo bundi, kubera yuko ngo birimo kuvuga kuri Rwanda, kandi Rwanda ngo ari ya African Union. Bakongera bakanavuga yuko ibiganiro byo mu karere bitari biri muri iriya nama, ngo icyo yari iriho ngo ntabwo ari inama iri decisive. Ibyo twari twabigarutseho ejo, ariko imyanzuro abantu bo muri Tanzania bashyize ahagaragara iragaragaza neza ibyavugiwe muri iriya nama.
bigaragaza ko bakiri kuri gahunda y'uko EAC ishobora gutanga inama zatuma ibibazo by'umutekano muke biri muri kano karere birangira. Ndashaka kugira ngo numve Faustin icyo uvuga ku bikorwa bya EAC ku bibazo by'umutekano muke biri muri aka karere. Ubona ibi bihugu bitaraciye uyu muryango amazi ku rwego rw'uko n'ibyo EAC ikora byose twabyita nk'ari nka mission babigiriyemo gusa ariko bikarangira aho ngaho. Ibi bihugu urabona ari ibihugu bitegereje kumva ko uno muryango hari icyo wabyoburija cyagarura amahoro kandi bigashyira mu bikorwa ibyemeranywaho muri EAC. Fungure mikoro. Urakoze nashyize muri myotsi, urakoze cyane. Bino bihugu biri muri EAC mu by'ukuri EAC yamaze kuba ndabyita gutera, yamaze kuba nk'ikintu kiri aho kimeze nka stati nka stati aho cyangwa monima, mbese ikintu kiri aho gutyo gusa kiri aho gutyo cyitwa EAC gusa, ariko turacyita icyo kiri aho kandi ni ukuri ko Imana icyo kintu ibihugu bigitangamo umusanzu, nubwo hari ibitawutanga ariko bitanga umusanzu kandi gifite amasezerano kigenderaho. Oya Shadrake, ntabwo ari gutyo ibintu bigenda. Niba ushaka kugira ngo we umenye ko EAC imeze nkaho itagifite imbaraga, genda urebe iyo misanzu uri kuvuga, urebe ibihugu byatanze imisanzu yose yuzuye, umbwire ngo ni bingahe. Ubare ibihugu biri muri EAC umenye ngo ni bingahe, urebe ibirimo amadeni, ibirimo ibirarane, ibitaratanga, ubibare. Icyo gihe byo byonyine biraguhereza ishusho ya EAC iyo ariyo. Urumva? Niba rero igihugu kirambiriza kuri SADC kurusha EAC, kandi EAC ariho babarizwa, bari ku butaka bwa EAC, ariko igihugu wenda reka nishaka imvuge no mu mazina, igihugu nk'u Burundi, igihugu nka Congo, igihugu nka Tanzania, ukabona mbese imbaraga nyinshi ziri kuri uriya muryango w'ibihugu w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba kurusha EAC. Ni ukuvuga ko ya EAC bamaze kubona ko hari ikintu kitagenda. ahubwo ngewe ndibira bihugu bindi byasigaye bisa nk'ibyahejwe, babyise ko byagambaniye Kongo. Wakomeza, sinzi uko byari bigenze. Ni ukuvuga ngo biriya bihugu byose, niba utari kunyumva urambwira kugira ngo ntaza kuvuga kandi wenda utari kunyumva. Yego, ndi kukumva. Biriya bihugu byasigaye, ubwo ndavuga Kenya, ndavuga u Rwanda. Bosco kora mute, umutinze ahari. Ase Bosco simbona ya mutinze deja. Komeza nta kibazo rukaka, ushobora kuba ari yanyayo wenda na Sudani. Uri kunyumva ariko? Yes. Ni ukuvuga ibihugu ntuza leta ya Kongo ivuga ko ishinja ko biriya bihugu byo muri EAC, ibyo nari mvuze, Kenya, Uganda n'u Rwanda, bagambaniye Kongo by'umwihariko ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ko ibyo bihugu byifunze amaso biba bishyigikiye M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo buri direct cyangwa indirect. Noneho bituma Kongo wenda na biriya bihugu bindi bari kumwe ari bo Burundi n'abandi basa nkaho biriya bihugu babivanye, mbese batakifitiye confiance cyangwa confidence, icyizere. Ngira ngo wanabibonye niba wasomye cya cyegeranyo cya UN cyasohotse, bavuga ko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo. Aho niho nashaka kubyongera, ingabo 4,000. Yes, ngo kandi izo ngabo n'ibikoresho u Rwanda rufite ngo bigezweho, ngo byafashije umutwe wa 23 guhangana n'ingabo za Kongo
mu buryo bukomeye birimo no gutsinsura ingabo za Kongo zigatsindwa zikigeraho kubera ko igisirikare cy'u Rwanda ngo gifite ibikoresho ngo bigezweho bagiye bahereza ingabo za M23 bashyiramo n'igihugu cya Uganda. Igihugu kitajemo cyane ni Kenya, ariko nayo bavuga ko ariho bafungiye bashingiye uriya muryango wa AFC très bien. Ibyo byose rero yo ubifasha ukabikombina ugaturuka mu byo UN yavuze ugashyira muri ariya madeni biriya bihugu bitishyura, ugashyira ukuntu tuza South Africa, uyu mugabo uyu perezida wa South Africa ajya kubwira Kisekedi yaramubwiye ngo ngiyewe kugira ngo ngukubitire M23 neza irukana EAC. Buriya babanje irukana EAC, ngiyewe nzana ingabo zanjye nta muntu mvangiye. Kisekedi aremera, ariko ziriya ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba abayobozi b'ibihugu barababwiye ati igikorwa cya gisirikare cyose cyaba hariya ntabwo kizarangiza ibibazo biri muri Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko uriya muyobozi wa South Africa we yagiye ku ruhande na Kisekedi, kuko iyi ntambara iri hano ni intambara ikomeye, ni intambara harimo akaboko k'ibihugu bikomeye bya BRICS, kandi murabizi South Africa nayo iri kuri side y'Abarusiya n'Abashinwa, urumva. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none South Africa iri muri Congo ihagarariye inyungu z'Abashinwa n'Abarusiya n'abandi bose bafatanyije muri uriya muryango. Ni ukuvuga ngo nicyo cyabajyanye, ariko se mu by'ukuri ko yavuze ngo nibirukane EAC ngo azirukana M23, yaje M23 ifite Mushaki, yaje M23 ifite za Kibirizi za Nyanzare, yaje M23 ifite za Kanyabayonga. Faustin, buriya mu bindi bintu byaba byaratumye EAC iba nta kiriho, harimo n'iki kintu kiri mu byo Olivier Nduhungirehe yanditse mu byo EAC yemeranyijweho, ngo iriya nama yabo ngo yashimiye kariya gahenge ngo kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ariko banasaba ko kaba eternel cyangwa se indefinite kagakomeza nyine. Ndashaka kugira ngo numve niba utabona ko kuba ari umuryango w'ibihugu bituranye n'ikibazo ariko bakaba badashobora gusaba agahenge nk'aka ngaka, ahubwo bakaza bari kwa presiya kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kimwe kinari kure y'ibibazo kitazi ibyo ari byo, bakaza bavuga bati twe nk'abaminisitiri twabyishimiye. Ntabwo ubona ko n'ubundi nabo ku bijyanye no gufata ibyemezo batari biyumvamo izo nshingano, donc bacyumva nk'abantu bari down ukuntu? Ariko nyine nabisobanuye, ntabwo Kenya, Uganda n'u Rwanda, by'umwihariko ndavuga Kenya na Uganda kuko u Rwanda rwo ntirurusaba agahenge kandi ruregwa ko ari rwo ruri kurwana. Reka tuvuge Kenya na Uganda na Tanzania n'Abarundi. Ni gute niba wasomye icyegeranyo cya UN kivuga ko iri ntambara uburyo iri kugenda ikura, cyane cyane uriya mugore w'umucanshuro w'umunyamali Bintu Keita, buri gihe ugaragara ko ari kuri side ya Kongo, niyo arimo avuga ubona ko ari umuntu uri gufana, urimo wifanira leta ya Kinshasa, uri gushaka amaramuko, ushaka ibyatuma leta ya Kongo biyorohera kwa ukuntu ubona wa mugani wagira ngo arashaka ko hakorwa icyatuma leta ya Kongo yorohera. N'umufana ni ukuntu waba ufite ikipe yawe iri gukina na adversaire bakakubwira ngo ngaho tubwire iyo uri kubona iri butsinde, cyangwa tubwira amakosa uri kuyabona. So uriya mudamu yavuze ngo niba mwabikurikiye ngo intambara imaze gukara, ngo u Rwanda rwafashije M23 ngo ku buryo iyi ntambara noneho bishobora kwadukira ibihugu byose by'akarere ka EAC. Urumva icyo abashaka icyo ashaka ni uguteranya biriya bihugu, ni ukugira ngo Tanzania itangire yiyumve ko mugenzi wabo Kongo yatewe. Urumva Abarundi bo redi barabizi, noneho Tanzania nazo bagiye muri wa mujyo, bagiye mu kurwana, noneho ubwo byeruye babe barwana n'urwo Rwanda na Uganda. We nicyo arimo ashaka kuvuga, kugira ngo hari ikindi nicyo abashaka kuvuga. Rero ntabwo
Tanzania Uganda na Kenya byasaba agahenge. ubwo ngiye gusubiza ikibazo cyawe. Ntabwo bashobora gusaba agahenge Kinshasa ngo bagasabe M23 hagati ya M23 na leta ya Kinshasa guhagarika imirwano mu gihe neza bamaze gushinjwa ko bari kuri side ya M23. Ntabwo leta ya Kinshasa yabumva. Icyo ni ikintu kiri clear my brother, umuntu wese agomba kumva. None se baragasaba gutese kandi already bameze nkaho ntuza leta ya Kongo yaramaze kubaho uruhande bahagazeho. Basi si icyifuzo cyabo cyuko kabaho indefini kagakomerezaho. Cyurakibona ute leta z'ubumwe za Amerika urazibona ute zibinegosiya ko kagumaho kagakomereza? Leta zunze ubumwe za Amerika ntago zavuga ngo kabeho ka burundu kuko ishaka intambara yo. Urumva ishaka intambara, ntago rero yavuga ngo ni ntuza ngo ni ceasefire iri indefini. No, mugende mu ruhuke. Leta ya Kinshasa ikibazo cyabaye cyinshi, barashwe bashize, mugende mufate ka break k'ibyumweru 2 mwisuganye mugarura izindi ngabo mwongere mukomerezeho. Ntabwo ari impuhwe barimo kugirira abaturage. Ejo narabikubwiye, ni leta ni Kisekedi wabonye umuriro umubanye mwinshi, aravuga ati nyamara ndabona ibintu bikomeye, ni mu bamugirire babe bahagaze nanjye mpumeke. Ese n'ubwa mbere yasaba so nicyo ntabwo leta zunze ubumwe za Amerika zishobora gusaba agahenge ka burundu. None se zishaka iyi ntambara ntiyarangira se? Ntabwo bamubwira bati ganira na M23, ibyo bagusaba ubikore, intambara irangire. Yararirangiye uyu munsi wa none. Nk'ubu ndimo no kubona n'amakuru ko SADC ngiri kuzana izindi ngabo nyinshi. Ariko se ko muvuga leta zunze ubumwe za Amerika nk'iri ku ruhande rwa Kongo, mukanavuga BRICS bamo abarusiya batajya bacana uwaka na Kongo, ibyo bintu mubihuza mute Faustin? Bosco nawe akuweta yaraza kugufasha kuri iyo ngingo. Oya, leta zunze ubumwe za Amerika zimeze nka wa muntu uzi kera twayaga dukora siporo yo bita écartement, utandaraza amaguru, akaguru kamwe kakayiriya kandi kakayiriye. Ni ukuvuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika zifite ntago mbese nta ruhande zifite, nta ruhande 100% bafite bariho. Nuvuga ngo M23 bitsinze Kisekedi akavaho, kuri bo nta kibazo. Kisekedi yatsinze M23 nabwo ntacyo, bise bari hagati. Urumva kugira ngo unabibone n'uburyo erega UN ni Amerika. Niba UN uriya mugore ni umunyamali, ni umunyafrika, ariko akenshi nawe avuga ibyo yatumwe nibyo biriya bayagiye kuvuga. Uriya Bintou Keita ntago yabikuye muri Mali, yabikuye muri Amerika, yabikuye New York, yabikuye mu Bwongereza, mu Bufaransa, niho byavuye. Nubwo aba afite rwa ruhu rw'abirabura, ariko ibyo avuga iby'abazungu bamubwiye. So rero ngiye ku ruhande rwanjye ngiye icyo iko nabivuga, uvuga ngo abarusiya ngo ntago ngo bakorana na Kongo, ninde wabikubwiye se? Barakorana cyane. Ahubwo fata abashinwa urebe South Africa kuko yagiye gukambika hariya se, iri hariya mu nyungu z'abarusiya. Icyo cyo abantu bazanakimenye, ntibakakiye ku ruhande babimenye. Kandi rero ibyo rero nibyo bituma intambara itarangira, kuko abanyamerika nabo barabizi, bazi kibesheje South Africa hariya. Kisekedi rero ntabwo azi uwarwana nawe, araho yicaye mu biro, ntazi uwamukiza, ntazi n'uwamwica. Urumva icyo kibazo cy'uno musaza rwose ntabwo amuzi. Urumva wenda nareka na Bosco akagira icyo abivugaho, ariko normalement jusqu'à maintenant Kisekedi ntazi ngo yakizwa nande, ntazi ngo yakwicwa nande. Icyo cyo muwe mukizi, kuko South Africa bro ni abantu bafite ibitwaro bikomeye, bakora imbunda, bakora indege za gisirikare. Ariko se M23 ubutaka bunini ntibufashe bari muri Kongo se? Ntibaje bavuga ngo bagiye kwirukana ngo kungulu, ngo barabatsinze ngo 2012 na 2013. None bimeze bite ikibazo? Ahubwo Bosco umugani anabihuze, Bosco unabihuze n'ukuntu iyi raporo uyu mugabo Faustin ari kutubwiraho iravuga ko ingabo u Rwanda rufite hari 4,000
M23 nabo ngo ntibarenga 3,000 birasobanurwa bwo ko ari 7,000. Ibyo 7,000 ngo nibyo biri kwirukansa ubwo SADC turibuka ko nka South Africa ubwo yavuze ko yazagiye 2,900 n'abandi bateranyije SADC ubwayo ishobora kuhita yuzura ibyo 7,000. Wongereho noneho FARDC ubwayo igisirikare cya leta ntabwo cyaba ari 7,000 gusa, wongereho abarundi nabo ntago mpamya yuko bari munsi y'ibihumbi 3 niba ari bakeya, ariko nzi ko mwabwiye mumbwira amabato menshi bagenda bazana. Wongereho FDLR nabo umubare wabo ntiwamenyekana, ni ishyamba zinabyara buri munsi, nabo bashobora kurenga 3,000 cyane, ndetse mu nteranyiriza abo bantu bose abacancuro abaki bose abo bantu bose ku kibirukanswa n'7,000 ko kumugani, niba atari uko harimo izindi mbaraga zituma bamwe bareka kurwana uko bakarwanya. Urakoze Shadrack, nta mbaraga zibabuza kurwana. Sorry, nsanga nanjye kuyatsamura. It's okay. Yeah. So nta mbaraga zibabuza kurwana. Oya, bararwana ahubwo buri mubyizi mukwe ntako batagize. 7,000 bikirukanka n'ibihumbi bigera ku harya n'ubundi ndibuka ko twasesengwaga tukavuga ko hatari ibihumbi bivuze byibuze kuba 70. Ubwo nyanze kuvuga 100, kandi 100 mwavuga ko naryo rishobora kuba riri muri Goma honyine. 7 bikirukankana abo babereye kimwe mu 10 cyane, kubera ko umuntu ufite icyo arwanira. Kandi ubwo nubwo ndi kuvuga 7 ntabwo byizeye, kuko u Rwanda ntabwo tujya twizera ko kuko ruriyo, ntabwo byizeye, ubwo twagumana bya 3 gusa bifite wenda support iri politiko y'uko u Rwanda rubumva, ariko ntabwo tujya twemera ko u Rwanda ruri kuri bwa butaka. Ya nta Rwanda runariyo n'ubundi rwose, icyo obviously u Rwanda ntabwo ahubwo rwoherejeyo n'igihumbi. Ibya 7 wabaraga byiriyo byahinduka ibindi. Kubera iki se? Kubera ko kubura koze bigatuma abantu 100,000 bananirwa 3,000 cyane, kubera ikintu urwanira. Birashoboka bo hari ibintu bimwe ngo East Africa na SADC, aba East African ngira ngo murabizi, nigeze kubabwira imyigaragambyo ibaye muri Kenya n'uburyo u Burundi na Congo byagiye gushyiramo imbaraga zihagije. Bahaye n'amafoto ya bamwe mu bakongomani bariyo, nagiye nyabereka amafoto ya bamwe mu bakongomani bariyo. Ugasanga ni majoro ukora iperereza ryo hanze y'igihugu, ari muri myigaragambyo, arimo arinjira muri parliament yo muri Kenya. Ibyo narabiberetse. Ibi bintu rero impamvu bari uriya mugore yatangiye kuvuga, niba ari umugore uriya yavuze ngo intambara ngo u Rwanda rwasapotinze gukora intwaro zikomeye ngo n'ibikoresho bigezweho ku buryo intambara ishobora kuba iy'akarere, mukaba gutekereza ngo wenda ngo ni ugutureteninga, cyangwa mukaba mutekereza ko ari ukumenasa za Tanzania, ku buryo Tanzania nayo yakiyumva. Tanzania yaje ku Rwanda, yazanye abasirikare baje ku Rwanda. Ahantu umuntu wawe ashobora gupfira hose, burya ugenda witeguye, ugenda ujyana imbaraga uko zingana. Ntabwo bazanye imbaraga ngo bagire izo basiga inyuma. Ikindi baje nk'igihugu, basanga igihugu, baje nka SADC wabona bagenda ahubwo ku mabwiriza ya SADC. Baje nka SADC ntabwo baje nk'igihugu. Baje nka SADC ariko baje mu Rwanda. So baje mu gihugu, baza force zabo zaje muri SADC, ariko ari force z'Abatanzania zije muri SADC. Ni force z'Abatanzania zije muri SADC. Ntabwo rero wavuga ngo bareka kurwana kubera ngo wenda hari ubabuza, ahubwo reka mbabwire icyihishe inyuma ya biriya bavuze. Kugira ngo Tanzania, ndababwira ikintu kibyinshi inyuma kugira ngo Tanzania ibone aho ihera. Museveni ari gushaka independence kuva kuri aba bazungu, kandi Museveni kibimuteye bazi ko ari amavuta, ari esanse ari gucukura muri Bunyoro, agace kamwe kari muri Uganda. Iyo esanse rero kugira ngo ayibonere amasoko bimusaba kuyicisha muri Tanzania. Niho pipeline yayiri.
rero bamaze kuvugisha uriya mugore bamubwira ko agomba kwitambika esansi ya Museveni ntizajye icuruzwa mu buryo bwo gushaka nyine uko bagira bate bakomeza kumuyoboreza igitugu cyabo. Rero ndakeka ko ashobora kuba uyu mugore yatangiye kuzana ibi ngo Tanzania yerekane ko iri mu ntambara na Uganda, kuko kugira ngo mwabonye ko bari gushinga na Uganda kuba iri gufasha M23, kandi Uganda mwibuke ko iri mu masezerano muri Congo, iri mu masezerano na Congo, bari gufatanya mu masezerano bita muri operation bita Suja. Kuyihindura rero bakaza bavuga ngo Uganda iri gufasha M23 iragendana na FARDC, hanyuma ikajya gufasha M23. Ese FARDC yo nta perereza igira ishobora kumenya ibyo ngibyo? Ahubwo ikintu kibitera ni ukugira ngo uriya mugore abone icyo azahagarariraho. Bari gutegura no gusasira ibyo benda stage bagiye kugeraho. Bagiye kugera kuri level nyine yo kuvuga ngo Uganda rero ntabwo tubanye neza kuko turasira abasirikare muri Congo, abasirikare ba Tanzania bari muri Congo, kuko turasira abasirikare muri Congo, dufunze umupaka bya bindi by'u Burundi. Niba bivuga gutyo Uganda ubwo ntabwo izaba bibuze iwamugisha wo gucishayo bicisha muri Tanzania. N'izo nzira rero bari kubizanamo, ariko ubundi ikigendererwa cyabo ni ukugira ngo babuze Museveni kwacisha amavuta. Icyo cyo ndakivuga nk'ukizi ntabwo ntekeranya, ahubwo icyo ntidikanyaho mvuga nk'ukekeranya ni icy'uwo mugore kuba yabizanye uyu munsi. Avuga ngo byashoboka ko ariyo mpamvu, ariko kuvuga ngo bashyizeho nyine uburyo bwo kugira ngo bananize Museveni gutambutsa amavuta hariya, byo ndabizi ko biriho. Byo ndabizi ko bavuganye n'uriya mugore wo muri Tanzania kugira ngo Museveni atazacisha amavuta yiwe. Abagabo baba bari gukina politiki hejuru ya Afurika. Cyo kuvuga ngo mbese ngo ubwinshi bw'ingabo ibihumbi nyine ku bwinshi bw'ingabo nibyo twavugaga, ku bwinshi bw'izi ngabo zirukanswa n'izi nkeya. Ibihumbi 7 bifite ikintu birwanira. Ibi bihumbi 7 ni ukuvuga ngo niba babibonye ko ari byo bihari bya M23, uretse ko jyewe bitanavuga n'ubwo noneho rero harahira rimwe, kuko hari ibihumbi 8 byavuye biri ku mafunzo bigomba kurangiza any time babakade oya, ibindi bihumbi 8,500 byavuye muri Rubaya na Ntuza. Abasore bamwe bahoze mu Bazarendo bavuyeyo bagiye kwiga igisirikare muri M23, abandi bavuye hariya za Rubaya na Ngungu. Noneho ahubwo ndumva yababuriye bari abantu baba bahunga. Niba bavuga ko ari ibihumbi 7 byari bibakozemo, hakaba hari 8,500 ntashidikanya ko bishobora no kuba birenga, kuko ejo bundi na Kirumba bakuye abandi. Babonye Kirumba aho barakoze umurongo ku buryo bagendaga ari igihiriri umurongo ureshya n'ibirometero 4. Kuko bari batarurira amamodoka, batarabona uburyo baorganizinga kubera ubwinshi bagiye kwinjira igisirikare. So ubwo rero niba ibihumbi 7 ari byo koko bavuga biri hariya biri kurwana, bikaba byarahangayikishije nawe ingabo z'abarundi. Twabonaga ko ari ibihumbi 9,500 by'ingabo z'abarundi zageze hariya. Abatanzania, abanya South Africa ubu ni ibihumbi 5 n'ibindi. Abatanzania ngira ngo ni ibihumbi 3 by'Abatanzania. Abamarawi nabo bari mu bihumbi 2,500. So FARDC nayo iri mu bihumbi 40, iyo na FDLR na Wazalendo iri mu bihumbi byibura 47. Data we. Ibyo rero ni nacyo kigeraho nyine uyu mugabo nyirukubazana kubwirwa ko agomba gukorera iya ntambara, akayoberwa kumirwa uburyo intambara imugeze mu ijosi. Uburyo intambara imuhagana. Nawe ari wowe aba bantu baradeha.
wabara uwo mubare ariko ntabwo intambara irwanwa n'umubare irwanwa kurusha impamvu aba basore 7,000 nibo basore barokotse kuribwa, barokotse kotswa, bagenzi babo barotswa. Yego. None se bajya baca umugani w'ikinyarwanda ngo ukaranga ubuzima ntamanura ukuboko. Ukaranga ubuzima ntamanura ukuboko. Sure. So niba atamanura ukuboko rero nabo bazi ubuzima bari gukaranga n'ubwabo. Ntago bamanura ukuboko rero. Iyo mpamvu 15,000 yewe nakubwiye ngo abatera hariya yohereza 15,000 mu birunga yarabizi ko batageze ku 1,000. Sure. Baramukubita bajya kumufatana n'ucuro bari bamaze kugera mu 5,000. Ubwo rero n'ubara sinzi ukuntu abara ahubwo nanjye uyu bara niwe nanjye nagizeho ikibazo kuko ubwabyo niba twarahoze tuvuga ngo abakada nibara abakada 8,000 ubwo bayobora abantu bangahe. Uyu bara nawe imibare yiwe banza ariyo ashaka gukubitisha Faridesi. arakadiriye aravuga ati ko mbona ari bakeya, ahubwo yarakubitisha Faridesi iraza kuvuga ngo abo bantu ntibatunesha yishore bisange biyikozeho. oya warabareba abo ba Monesco icyo bibeshya ni kimwe nuko bashaka gukoma ingoma, bashaka kubwira Monesco FRDC ukuntu bari ari bakeya. Iri mwagize icyo mukora ko aba bantu ari bakeya. None icya kabiri bagashaka bagashaka no gukora akazi ka FRDC ko kuvuga ngo u Rwanda ruriyo. Ibyo niho bahita bakora ibyo 4,000. None se wambwira ukuntu u Rwanda rwaza rukarusha niyo rwaba rwagiye nta na rimwe n'igihe rwariyo ntabwo rwigeze rusha RCD ingabo. Wagiraga ingabo nkeya kurusha RCD. None uyu munsi ni gute rwaba ari rwo rwagiye kurusha igihugu abo rwatabaye? Faridesi baravuga ko ari bangahe se? Bavuga ko rukarusha M23 ingabo nyinshi nivyo uri kuvuga. Nta kuntu rwagira 4 ngo M23 rubaye rwanagiye. Nta kuntu rwagira 4,000 ari rwo rwatabaye, wowe rwatabaye ugira 3,000. None se rwaba rugufashije iki? Wese ahubwo niwe waba warutabaye umugani ubyumvisha ubwo niwe waba rwagufashije. Wowe ari wowe rukaba rugufashije bimeze gutyo, ubwo wabonye ubufasha. Ahubwo ubwo wahita ubabwira ngo mumfashe ku mobilizinga, ubwo wafite ikibazo cya mobilization wahita ubabwira rero ngo mumfashe ku mobilizinga kuko nge byarananiye ko n'abasirikare. Uriya yagereranya akareba ubuki bw'aba basore basarambwe baba bari gucaraza abo bagenzi babo, yareba ubuke bwabo akavuga ati aba bantu ntabwo barenze 7,000. None 7,000 navuga gute ko harimo abanyarwanda? Reka mvuge ko harimo abanyarwanda bangahe, vuga ko harimo 4,000, uvuga ko intambara ari iyabo. Bari ari abandi bari kubafasha. Rero nuko byumva. Okay, reka twegereza ku musozo twongeye twumve nawe Faustin warutubwiye ko hari ikintu ushaka kurenzaho, reka nkumve kugira tujye kunabasezera. None nta kibazo n'ukuri wakoze cyane. Thank you. Okay. Urakoze cyane. Ngewe akantu nshaka kongeraho kuri ibi birego. Ibi birego nyine UN nyine igenda ishinja u Rwanda. Ndabona bigenda bicika. Nta kibazo wakomeza. Ndakumva neza. Icyo nari nshatse kuvuga mu by'ukuri mwagiye muri estimation y'imibare y'abasirikare M23 yabifite, mujya no ku mibare y'abasirikare leta ya Kinshasa yabifite, ariko turi gukora umubare twasanga byibura bashobora kuba babakubye nk'inshuro nk'enye cyangwa 5. Abasirikare leta ya Kongo ifite dushyizemo n'abanyamahanga n'ibihugu byatabaye byose hamwe bashobora kuba nk'inshuro zigera muri 5 niba atari nkeya nazo zanarenga nta n'ubwo 5 gusa. Ariko reka ngiye nkubwira icyo nari nshatse kuvuga. Vuga ngo reka twebwe tuvuge yuko ibyo Bintu Keita wenda yavuze ko ari byo.
nubwo nta gihamya dufite, reka twemere yuko izo ngabo z'u Rwanda ziriyo. hari abakongomani bigeze kubwira Kisekedi, baramubwira ngo ariko ubundi ngo niba koko abo banyarwanda bariyo, niba banariyo koko, mwebwe mwananijwe n'icyo kubatsimbura, ntabwo ari abantu sibyo. Reka niba muhamya ko abanyarwanda bo ntabwo mwemerewe kurwana nabo, niko baba kandi muvuga ko muzanabatera. Ari abanyarwanda ntabwo mubyemerewe, Imana yarababwiye ntimukarwane nabo. Nicyo ikintu rero njye nari nshaka kukubwira, ikigaragaza yuko bari abantu bavuga ibintu rimwe na rimwe bakikontraduiza. Niba M23 ifite igice kinini cya Masisi, ikagira Rucuro yose, ikaba yarinjiye muri Rubero, ikaba ifite agace gatoya ko muri Sud Kivu, u Rwanda intambara utwo duce twose, murabizi ko ingabo za Congo sometimes ziya ziterera rimwe hose, tukumva ngo zateye muri Masisi, zateye muri Rucuro, zateye hose. Mu by'ukuri ko ingabo z'u Rwanda niba koko ziriyo, zo ziri kuri ubu ziri aho hose, ntaho M23 yo iri, aho M23 iri kukibananiwe kuyihakura. Yego seda kireka niba rero M23 nayo yaritoreje hamwe n'abasirikare b'u Rwanda, ahubwo noneho bose bakaba ari bamwe, n'ubwo buhanga babunganya. Yego, kuko ikibazo gihari, bo bavuga ko ari abanyarwanda, nta nubwo batinya no kuvuga ko ari abanyarwanda ngo bazi no kurwana. None M23 yo agace irimo gato, tuvuge wenda iri Mweso, tuvuge wenda iri Gicanga, kuki muhatera naho mukahananirwa? Kandi mwazanye igitero cyose, ingabo zose zahenahe zose zaje, kuki bananirwa gutsimbura? Kuki nta gace na kamwe barwana ngo bagakuremo M23 ngo tumenye ngo byibura leta ya Kongo aha yatsimbuye aba bantu? Bishoboka ko noneho bari kurwana na M23 atari abanyarwanda. Muri tuzabwirwa n'iki ko ari abanyarwanda baba bariyo cyangwa batariyo? Kunubundi nta na hamwe leta ya Kongo ibatsimbura. Kireka niba Makenga n'ingabo ze nabari abanyarwanda, ari urundi Rwanda rwa kabiri, noneho tukavuga tuti okay, abasirikare bose bari kurwana muri Kongo batojwe n'umuntu umwe, ni bamwe, amafunzo bayafatiye hamwe, n'utanga amabwiriza n'umwe, n'abanyarwanda bose, na Makenga n'umunyarwanda. Niba bivuga gutyo, yes, naho ibyo uriya Bintu Keita avuga ni inda zabo nyine, baba bari gufasha igifu. Naho ubundi arabizi neza ko M23 aho yaturutse barahazi, mu mashyamba irwana ibigizayo. Urwo Rwanda se rwabaga mu birunga ruri gukora yiki? Amini muri arya bira birunga babyita ngo iki? Sabyinyo. Ntago ndiko Sabyinyo, my dear. Yes. Ngo rwagiye gukora yiki? Abasirikare b'Abanyarwanda bajya kuya muri ayo mashyamba ya Sabyinyo bajya gukora ko bananiwe kubigizayo. Ngo nasoza rero mvuga ngo abantu bareke kujijisha abantu, kandi ikindi kintu namwe mugomba kudukoreraho umukoro nk'abanyamakuru, muzadushakire nk'abasirikare bakuru b'u Rwanda, mubaganirize, babwire isi ibanga bakoresha kugira ngo isi yose batinye, ibahabuke. Niki bagiye muri za Mozambique barakubise, Centrafrique barakubita, za Sudani. Itaski uduhaye irakomeye ariko umugani, itaski uduhaye irakomeye ariko umugani birakwiye. Dukwiye kumenya, mugomba kwicara mukazabaza abasirikare bakuru b'u Rwanda, ni ukuri pe, mukababaza ngo iki byo muri Kongo twemere ko byo bababeshyera, ariko nyamara naho mu Rwanda handi mwirukanye ibyihebe. Ingabo zahe nahe bose barananiwe. Nirihe banga amafunzo muyakorera ni mwijuru, biriya ariko buriya wenda ntitwashyiraho na kakandi umukuru w'igihugu ajya avuga ko bo iyo bagiye mu kazi bagakora bakarwana nk'abadafite icyo guhomba. Hari mugenzi wanjye wigeze kuvuga ngo yigeze kubaza ikibazo muri RDF kera, ngo aramubaza ngo wako ngo afande, ngo ngiyo aduyi ngo gukubise ngo ukora withdraw gute?
ngo afande aramubwira ngo ntago RDF ikora withdraw, ngo ntago iryo somo tuya turyiga ryo gusubira inyuma. Ngo ntago bajya baryiga, ntabwo bajya baryigisha. Nukuri pe uzambwire muguhe umubaze. Foster uri ako kantu nkunganiye nagarutse ibyo nagiye ndabirangije nkunganiye kuri ako kantu. Uretse ko nta muntu navuga izina kubwo ariko warahita yiyumva n'abandi bantu barabyumva. Hari umuriyete n'umwe wirukanse babarasheho muri Sudani. Yego arirukanka. Ni rwo rugero rutangwa muri RDF igihe cyose bagiye kwigisha, bagiye kukubwira, abarimu barakubwira uraba umusirikari cyangwa uraba runaka, kindi bumuvuga izina arahita yiyumva. uramubwira mu gikari ndagutereta umumbwire nawe nzavuga humura. No, baba bakubwira ko isomo ryo gusubira inyuma bataryiga mu gisirikare cy'u Rwanda. Ese wasubira inyuma uri umunyarwanda asubira inyuma ukajya he? Yabizi se wajya muri Tanzania Karagwe, wajya nabo kose bakumaze iminsi ngaye Gikwete yaguhiga mu biga inzoka. Igisubizo rero kirabonetse. Igisubizo kirabonetse. Ariko ubundi ibyo bintu boss kwavuze oya. Nta n'umukoro duhaye ibyo bintu afande Kabarebe yigize kubivuga kandi na boss kwatanze igisubizo igihe yavugaga ibintu byo kuba abantu bose mu karere twarahayogoje ku buryo nyine nta bantu bakiri tayari kutuba batanga ubuhungiro ku banyarwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi nyine nuko ubwo no kuvuga ngo ntabwo wizidoro bayiga nyine. None se igisubizo sinumva ugifite. Hari imvugo ukoresheje uti twarahayogoje cyo sinyemera, ahubwo abavandimwe banyu kandi ari nabo bacu bari aba FDLR ibyo bagenda bakora. Ndagira ngo nkubwire ko muri Uganda batari bazi gutandukanya umuhutu n'umututsi. Muri Kongo uretse aha hino Kinshasa ntabwo bari kumenya ngo uyu ni umuhutu uyu ni umututsi, ariko bamaze kubabwira uyu n'uyu. Tekereza ko uhura n'umuntu wo muri Nigeria akakubwira ati ariko wowe uri umututsi. Ngaho nyumvira. No muri Nigeria. Bya bindi His Excellency yavugaga ngo ni tutu, ariya ngo ni tutu na Kisamu. Ni tutu atari ko buriya natwe agahita akubwira atari ko buriya natwe ati tufitemwe abatutsi hari iwacu. Batekagira inkuru. Ati nose ko mutagira abahutu mwebwe abatutsi baje bati. Ati buriya nanjye ndi umuhutu gutyo ndebe. Ngaho nsobanurira akakubwira hari abantu b'abayongo bajya barwana niba bitwa baba muri za West Africa. Uwo mutwe ukunda kurwana muri West Africa za ntuza za Marina za ntuza za abajihadiste se. Aba bantu barwanaga no muri no kwa Kadafi. Agahita akubwira ati aba bantu ati niyo ubarebye ati wagira ngo murasa. Ati harimo n'abasa na Kagame. Noneho Kagame yabaye urugero rwo kwerekaniraho ko uwo nguwo bashaka kuvuga se. Aho nyumvira. Ati harimo n'abasa na Kagame ati nawe wabonye isa na Kagame wabaye popira ku mbuga nkoranyambaga. Aho ntekereza. Rero ntabwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga aho mungira ahandi. Aba bavandimwe bishitsi barayizengurutse ku buryo no muri aba bazungu usigaye ugeramo bakamenya kumutandukanya n'uriya. Bakubwira ati uko describing nabo akaba ariko bakudescribing akaza akagusobanura kabisa akakuva ku kirenge akakugera ku mutwe nk'uko uriya yabikora. Ya myumvire iri primitive imaze kwandura. Alala. Petisi ifite ikibazo rero birasaba umugani kumenya yuko ubwo ngubwo ari nta mahungiro. Ariko akantu ngewe na wenda nasorezaho kuri icyo kintu gatoya mu by'ukuri tutagiye kwiraza Nyanza usasubire no muri histoire nahe abanyarwanda bagiye kurwana n'abazungu basanga abazungu bari bafite imbunda zicira umuriro, abanyarwanda bari gukoresha imiheto n'imyambi. Hari umugabo umwe wari wabaga ibwami w'umurwanyi aravuga ngo mbese ngo icyo gihe igihugu cyari cyatewe, arababwira ngo mbese ko umuntu yahunga ari ishyanga, umuntu yahunga ari mu gihugu cye ngo ndahunga njyahe. Sibyo abiyahuramo
abiyahuramo paka apfuye. Nibuka izina rye nzamukubwira ubutaha. Yari igikomangoma ntabwo nanjye nibuka izina ry'ubwo barwaniraga Shangi. Yes, aravuga ati njye ntabwo nshobora guhunga ndi mu gihugu, ndahunga njye. Uwo niwe watumye Wizidoro yarahagaze, niwe wahagaritse Wizidoro sha, ubwo ndamuvumbuye. Ni ukuvuga ngo amaze kugera ku rugamba, undi wari umwami w'ibigwa, ubundi bari umutware w'ibigwa, ibigwa ubundi bari byafatiraga guhera Masisi ukaza ukagera Rubavu. hari ubwami bw'ibigwa wari wabo yabaga hariya bibagiwe ndahibagiwe ariko ndaza kuhibuka. Mugunga yabaga hariya Mugunga mu Bagunga nk'umutware yabaga agiye kujya gutabara. Urumva ko icyo gihe u Rwanda rwari rukiri rumwe na hariya za Masisi hari na za kuko buriya nahangaha za Warikare naho hari nako za ntuza za Warikare naho hari u Rwanda. Baramubwira bati ko abandi babamaze kuko araseze yagiye abizi ko atazagaruka. Nawe yahise ababwira ati rero ati igihugu kigukamiye amata ukitura amaraso. Aho rero barwanaga n'abantu babizi ko bari kwadivasinga ku bantu bo bakoresha imyambi n'imbunda ntibari bazizi, ahubwo bazi ko bakora abarozi babakubitisha ivuba. Ariko urumva mugani bifite amateka, kutabukura Wizidoro ndumva ari ibyo mu mateka, ntago ari iby'uyu munsi. Ntago babyiga yanjye nuko wenda nta kushyize kuri point yanjye. Nari ngiye kuvuga mu ijambo rimwe ngo abanyarwanda bazwiho kwihambira. Urikumva? Abanyarwanda bazwiho kwihambira, ntaba umuhutu ntaba umututsi. Ubwoko bw'abanyarwanda muri rusange ni abantu bihambira, bagomba kugera ku cyo bashaka uko byagenda kose, ikiguzi byabasaba cyose muzabikore neza, muzabimenya. Yewe ntituye kure na bariya, uzabaze ntuza uyu mugabo turi kumwe hano Bosco arabizi. Intambara M23 igirwana na FDLR ngo niyo ikomera cyane, niko Bosco batubwiye. Niba yari iri kurwana na leta na Katanyama, niba yari gukoresha iminota 40 ikarwana na FDLR, bashobora no kurwana n'amasaha 3 bananiranye. None se nuko bafite style y'amaraso y'ikinyarwanda. Urumva? Abanyarwanda rero mubihorere ni intwari n'abarwanyi. Umuntu wese ukomoka mu Rwanda yaba Imana yari bavugiyemo bose bagashyira hamwe, nabo bari iyo mu mashyamba bagataha bakaza kubaka igihugu cyabo, nta muntu n'umwe wazabatoboreyemo ngo abameneremo agira icyo akora. Njye nuko narangiza mbabwira, umunyarwanda muri rusange uwo ari we wese ni indwanyi, ni umuntu uzi kwihambira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tubashimire cyane Faustin nawe Bosco. Murakoze cyane kandi yakoze na Faustin. Nanjye narangiza mbashimira abanyarwanda kubikomereza ibyabo, kandi nshimira ababashije kwitandukanya n'imitwe n'umutwe wa FDLR uri kumena ayo maraso y'abana b'abanyarwanda bafite iyo talent, bafite iyo spirit, ikabiri kwangira ugasanga bari gupira ubusa. N'abariyo bumva bituvuga azahitemo kujya gupira igihugu cye aho gupira ubusa no gupira urwango n'ibibwirwa babwiwe ngo Burundi burashaka iki, ngo buzadufasha iki, buzagufasha utifashije, ngo Kongo irashaka iki, zadufasha iki, zagufasha iyo yifashije iki. Murebe kure byibura banasevinga amaraso y'abanyarwanda, isaha n'isaha bazumva babegezeyo, babakure mu barwana birwanira hagati yabo. Babegezeyo isaha n'isaha bazumva. Nanjye ndabashimiye, arakoze Bosco. Tugiranye ikiganiro, banza aribwo bwa mbere tukigiranye, niba atari ubwa kabiri. Ngashimira Samu aba yacecetse cyane, aba ari kugukorera uburinzi. Ngashimira wigize kumbwira ngo ngusurize umugabo wijeya, ndanjye ndabyibagirwa. Ni umurinzi wanjye.
usuhuze bodyguard ariko wanze kubivuga ntacyo ndabikoze n'ukuri ariko nyine nyine ngashimira n'abantu nyine baba bakurikira ikiganiro by'umwihariko abanyarwanda nyine nibo bari kubyumva n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi ntawe tuba tuje hano kuvuga nabi, tuba turi gusesengura ibyo uko ibintu tubyumva, ntawe tuza hano tuza kubangamira rwose. Icyo twifuza ni ukubaka amahoro, nta muntu n'umwe wifuza intambara. Tugize Imana intambara yarangira amaraso akarekera aho kumeneka, nta kiremwa muntu twifuriza ko cyatakaza amaraso, yaba ari umuzungu yaba ari umwirabura. So rero bajye bumva ko impamvu tuba tuza tugatanga umusanzu wacu hano ntabwo ari umusanzu wo gufana cyangwa iki. Tugize Imana ikavugira muri Kisekedi akemera kuganira n'abavandimwe bacu, amahoro akaboneka, natwe tukagira igihugu, tukitwa abantu bafite igihugu. Nk'ubu nkatwe aha ngaha umuntu arakubwira ngo ujya gukina nk'umupira ukamubwira ngo uri umukongomani, akakubwira ngo wapi uri umunyarwanda, bakanga. Mbese tumeze nk'abantu batagira igihugu. Dukeneye rero natwe igihugu cyacu, dukeneye kuba fiere n'igihugu uko cyangana kose, niyo cyaba kingana n'akaganza ariko kikaba ari igihugu cyacu. Nanjye nzaba ndi fiere batantwerera igihugu cy'abandi. Murakoze, ndumva aricyo navuga. Imana kandi ibarinde mwese. Asante sana mwese, ndabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe. Ndumva ikiganiro cyari kimeze neza cyane, komanteri ndumva ziraba nkeya Sam, cyane ko n'iminota yabaye myinshi igenda, ariko ntibikuyeho wayishyiraho, yishyireho ariko nyine ushyireho comment yawe ku kiganiro tujyanye n'abavandimwe. Uranyuzwe? Ndanyuzwe. Urumva Bosco nawe operation y'urugendo FARDC ifatanyije na Wazalendo na FDLR bari barimo mu mugambi mubisha wo gutera u Rwanda. Wumvise ko nawe yakomwe mu nkokora. Yakomwe mu nkokora. Bosco ayizi nk'uwayibonye ejo. Ayizi nk'uwayibonye ejo. Kiriya rero urumva ni nacyo kintu ubona bamwe buririraho bavuga bati u Rwanda rufasha M23. Bakavuga bati ni gute M23 yakomye mu nkokora umugambi wa FARDC. Bakavuga bati buriya se si u Rwanda rwari ruri mu birunga, ariko wumvishe ko bisobanuye. Bakavuga bati se ingabo z'u Rwanda zari kujya kumara iki mu birunga? Simugani zari kujya mu birunga zijya gukora iki icyo gihe cyose? Zari kumenya bazaza ryari. Yego, baragiye bahura n'urukuta rwa M23, ubwo niho urukuta rukibazengerereza bati ubwo ni u Rwanda kuko ariko twari duteye. Bani ko babihuza. Zamureka ngushimye. Bibagirwa ariko yamvuga ivuga ngo u Rwanda ruratera irutera. Bari bagerageje gukora ikosa, ariko ntabwo byabahiriye. Ndumva ngiye kugusezera nkubwira ngo ugire umunsi mwiza, Imana ikurinde n'abadukurikiye abo twabanye mu iki kiganiro. Mwese tubashimire cyane, tubabwira tuti sanzure nakagaruka n'ubundi n'uguhera saa moya kugeza saa 4. Iyo hatabayeho ingingo zituma biba prolonge nk'uko tugeze saa 4:20, ariko ubundi ni saa 4 kugeza saa moya kugeza saa 4, nk'uko hari n'igihe ubwo biba nanone saa moya saa 3, bijyanye na gahunda ziba zihari. Wibutsa abantu ko bagomba gukomeza gukora subscribe. Tubutse ko bikorwa rimwe. Bibuke kandi ko gutora, nimuramuka mugiye gutora, uwo muzatora n'uyu nguyu uri ku kiganiro, Paul Kagame. Agiye no kwiyamamaza ko twifuza ko duhora ku isonga. Agiye no kwiyamamaza mu karere ka Gicumbi. Mu kanya niyo ubwo abanyagicumbi twizere ko muraba muri hejuru cyane, kuri morale nyinshi cyane. Tugiye kubikurikirana ubwo natwe mu kanya. Nakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Bye.